Yes, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze kuri Christian Family Life. Ndizera ko muri amahoro, meze neza, Uwiteka abarinze. Turashima Imana ubwo undi munsi andi mahirwe yo kugira ngo twongere tuganire. Uyu munsi nkuko bisanzwe murabizi hano ni mu muryango. Iyo turimo kuvuga ku babyeyi, umugabo, tuba tuvuga umugore, tuba tuvuga abana. Umunsi turagaruka ku bana ariko nyine tureba n'uruhare rw'umubyeyi mu gusengera umwana wawe. Tugiye kwiga uburyo dushobora gusengera abana bacu. Yego. Urabona umwana ni impano ituruka ku Mana. Sinzi impamvu ari wowe yahisemo ko ubyara abo ngabo wabyaye, nanjye gahitamo kumpa abo mfite uyu munsi, ariko nizera ko buri mpano izana n'ubuntu buguhagije bwo kugira ngo ushobore kuba wakwita kuri uwo mwana mu buryo uzamugeza ahantu Imana ishaka ko agera. Kuko iyo abana bavuka, mu by'ukuri twebwe ntabwo tuba tuzi impamvu bavutse, ariko Imana yo iba ibizi. Iba yarateguye ikavuga ngo uyu ni umucunguzi. Iba yarateguye ikavuga ngo uyu azakora ibi mu gihe cye. Rero hatabayeho kwebwe ababyeyi kwihuza n'iyo Mana ari nayo muremyi w'abo bana, hari bimwe tudashobora kumenya uburere bwabo, hari bimwe tuzahusha, hari bimwe tutazakora neza kubera ko twakatitse ku muremyi. Connection yarapfuye, connection ivuyeho rero ntabwo bakomeza kubona amakuru nk'uko bisanzwe, ntabwo bakomeza kuba umuyoboro w'ubuzima bw'uwo mwana buturuka ku Uwiteka. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugwaye ikaze, ngwino ubane natwe muri iki kiganiro gikomeye, aho tugiye kuba twiga uburyo twashobora kurera abana bacu neza, specifically uburyo bwo kubasengera kugira ngo tubashe kugenda tubayobora, tubageze ku rwego ubashakaho. Ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeje. Nari ntanze introduction ivuga ngo umwana ni impano. Nibyo. Reka turebe muri Zaburi 127, dusome n'umurongo waho wa 3, turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Haravuze ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. N'umwandu n'umurage n'impano se, imbuto zinda nizo ngororano atanga. Iyo Imana ikugororeye, nta ngororano irenze kuba yaguha umwana uri ahangaha ku isi, uri umugabo, uri umugore, uri umubyeyi, ugakikira ugaheka, ni ingororano ikomeye cyane. Umurongo wa 4 haravuga ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, cyangwa mu ntoki z'umurashi, niko Bibiliya zimwe zivuga, ngo niko abana bo mu busore bamera. Ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Nasomye Bibiliya y'Icyongereza yitwa NIV. Iyo ivuga irasobanura, ndavuga neza mu magambo yayo, yavuze ngo abana bavutse mu gihe cy'ubusore bameze nk'imyambi iri mu ntoki z'umurashi cyangwa z'umurwayi. Yego? Ngaho nawe mbwira, iyo imyambi iri mu ntoki z'umurashi aba agiye kuyikoresha iki? Igikurikiraho si ukurasa? Yego. Niba muzi umuheto uko uba umeze, agashyiraho umwambi agafora, haba hakurikiye kurekura. Rero target y'uwo murashi niyo idetamininga aho umwambi uri bugere. Ushobora kugarukira hafi, hari n'abajya bahindukira bakirasa kubera kutabimenya, hari n'ugenda ugatumbagira koko ukagera kure cyane. Uko niko ubuzima bw'abana bumeze mu biganza byacu nk'ababyeyi. Umwana ni umugisha, umwana ni impano. Oh my goodness. Imana iba yaraduhaye icyizere cyo kuvuga ngo iyi mpano ndayiguhaye. Nguhaye uyu muhungu, nguhaye uyu mukobwa. Noneho rero nibwo muguhaye ugize inshingano yo kumurera, kuzamugeza ku kigero jewe uwamuremye mushakaho, shaka ko azagera kuri kiriya kigero cyo kuba umupastori n'urugero, nshaka ko azagera kuri kiriya kigero cyo kuba umuperezida w'igihugu n'urugero. Ni wowe mbihaye, nguhaye izo nshingano zo kumurera. Noneho mu kurera abana harimo ibikorwa byinshi bitandukanye, hari ibiganiro bitandukanye nagiye nkora ku burere bw'abana, mwaza gusubira inyuma mukabireba. Mu kurera abana harimo kubakunda,
harimo kubaba hafi, harimo kubaha umwanya wo kubaganiriza, no kubumva, no kubatega amatwi, no kubayobora. Urabyumva? Ibyo sindi bubisubiremo uyu munsi kuko tugiye kureba ku ngingo yo gusenga cyane cyane niyo tugiye kwitaho uyu munsi. Rero no gusubira ku muremyi waturemye niyo Mana. Ubu urimo kwibaza ngo se abana nsanzwe mbasengera, nabasengera gute kundi? Nabasengera birenze ibyo nsanzwe nsenga? Reka nkwereke ukuntu bigenda. Umwana wawe mu buryo bwo kumusengera ukwiriye kumufatira amasengesho yo kumwihanira. Ni umwana, uravuga uti nta byaha yari yakora, ni umumarayika, nibyo. Ariko umenye yuko kuva Adamu yagwa abantu twese twaracumuye, ntitwasingira ubwiza bw'Imana. Umenye yuko mu maraso avutsemo, yaba wowe mama we cyangwa papa we ndetse n'umuryango mukomokamo, hari ibintu biba bihari byakozwe bitanejeje Imana, by default bikaba byashobora gufata uwo mwana. Yobu ngo abana be iyo babaga bagiye gutarama bari kumwe n'abandi bana mu mapati ahantu hatandukanye, iyo batahaga yatambaga ibitambo agasenga, akavuga ngo Mana, birashoboka ko aho bari bari wenda hari ibyo bakoze bidatunganiye amaso yawe, ariko dore ndabazanye, ndabasengera, umbabarire ku bwabo, ubabarire ibicumuro byabo. Iyo umaze kwihanira umwana wawe umusenge isengesho ryo kwihanira, urabyumva, uhamagara amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bw'uwo mwana. Amaraso ya Yesu akamaro kayo ku buzima bwacu ndetse no ku buzima bw'abana bacu nk'abizera Imana. Bibiliya itubwira neza yuko ayo maraso twacungujwe atari ayangirika cyangwa atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ariko afite umumaro wo kudutandukanya n'ingeso mbi zose z'abasogokuruza bacu. Haleluya. So iyo turimo kuvuga ngo amaraso ya Yesu yeza abana bacu, amaraso ya Yesu atwikira abana bacu, amaraso ya Yesu arinde cyangwa akore uruzitiro ku buzima bwabo, ni ukuvuga ngo yama atake yose y'umwanzi, bya bindi byose bigenda bituruka hirya no hino, mu bantu bahurira nabo hanze, mu baza mu rugo rwanyu mutazi ibibagenza, mu nshuti bazagira utazi uko ziteye, ndakubwiza ukuri ngo hari ibintu ayo maraso agenda akazitira bikaba bitashobora kwataka ubuzima bwabo, nubwo baba babituyemo hagati babirimo, ariko kuko wakomeje ubasengera, ubagotesha uruzitiro rw'amaraso ya Yesu, ubarindisha umuriro w'Imana, ibyo bintu bikajya biza bigasa nk'ibinyerera. Yego, no kuvuga ngo he urugero wenda hari nk'ukuntu wafata actually ngira ngo nigeze kubibona. Nigeze kubona inkoko iriho ishonda icupa irimo gushaka gukuramo akantu k'agasenene, ngira ngo bari bashyizemo imbere, ariko agasenene kari mu icupa rirafunze, noneho yo igashonda inyuma y'icupa, igize ngo iraza kugakuramo, ntishobora kukageraho kubera ko kararinzwe, karimo imbere. Rero natwe iyo dusengera urubyaro rwacu, nuko tuba turuhisha mu maraso ya Yesu. Satani akaza agakubita akataka, agira ngo aramuhitanye, agira ngo amuteje ubusinzi, agira ngo amuteje ibiyobyabwenge, agira ngo amuteje uburara n'ubwomanzi, ariko ntibifate kuko hari uruzitiro rw'amaraso ya Yesu ku buzima bw'uwo mwana. Ababyeyi tugendane. Haleluya. Yes. Iyo umaze kumwihanira ukamusengera umugotesha amaraso ya Yesu Kristo, ubwo no kuvuga ngo ahantu hose ajya mu buzima bwe uwo munsi muri kumwe no mu gihe muzaba mutari kumwe, n'uburinzi bukomeye cyane buzakugiraho wowe uzaba utari. Iryo ni isengesho ryibukwa kuko Bibiliya itubwira neza ko Uwiteka abara kurorongotana kwacu nk'abantu, ngo kandi wagashyira amarira yacu mu icupa. Rero iyo dusenga amasengesho yacu arabikwa, arakora mu gihe cya none, akazakora no mu gihe kizaza. Ntukabipinge, ntukabone ko ari ibintu biri aho ngaho by'ubusazi. Abatabizi baba bagira ngo twasaze, ariko ntabwo tuba twasaze. So ubagotesha amaraso ya Yesu. Rero muri izo nshuti zabo, mu hantu bajya hatandukanye, mu mashuri aho biga, hari ingeso nyinshi uyu munsi ziteye ubwoba. Abana bafite ibitero mu buzima bwabo bakiri hasi cyane. Kera hari ibintu twajyaga tubona ukagira ngo nyine n'ibintu biza iyo abana bageze mu kigero runaka, ariko uyu munsi wibaze ko ejo nahoze numva umubyeyi utanga ubuhamya avuga ukuntu yamenye umwana we w'imyaka 6, 7 yabaye, cyangwa abandi bana bamwigishije ibyo gutingana.
kuri iyo myaka, ndetse si ukubimwigisha gusa, barabimukoreye inshuro 10. Uwo n'uwashoboye kubivuga. Abandi bakavuga bati ntabwo tuzi inshuro tumaze kubikora. Babyize gute? Ku ishuri. Babyize gute? Mu baturanyi. Babyize gute? Runaka basuye mu rugo. Rero iyo dusenga, babyeyi, reka tubininge business, tubikore tubishyizeho umutima, kuko abana bacu bari under attack. Hari byinshi bibahiga, hari byinshi bibashaka, ariko nituba maso tugashobora kubasengera, ntago bizabageraho. Rero iyo umaze gukora icyo gikorwa cyo kwihana noneho no kumugotesha amaraso ya Yesu, ubu noneho tugiye kurasa imyambi, tugiye gufura, turekure. Hey, haleluya. No kuvuga ngo ubu noneho ufite ubutware, ugiye kwinjira mu butware bwo gusengera umwana nk'umuntu umufiteho authority. Imana yaramuguhaye, yamushyize mu biganza byawe. Ni wowe rero ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo mwana wanjye ndagusengera, ukamwaturaho icyerekezo cy'ubuzima wumva umushakamo. Ugereranyije n'ibyo ubona, ese urifuza ko azaba mu ntoki? Ugereranyije n'ibyo n'umuryango wanyu, ese uyu mwana uramushaka ku ruhe rwego? Niho hahandi Bibiliya yavuze ngo nk'uko imyambi imeze mu biganza by'umurashi cyangwa by'umurwanyi, ngo niko n'abana bameze mu biganza byacu. Abana bo mu busore bwacu niko bameze. So ni twebwe tuzabaha shape, ni twebwe tuzabaha icyerekezo, ni twebwe tuzabaremera ngo ni bantu ki bakwiriye kuba bo, biturutse mu magambo twatura ku buzima bwabo. Nubyuka ubwira umwana wawe ngo nimbwa ngo ni ikigori umuntu acyazageraho, niko bizamugendekera. Ariko nubyuka umubwira ngo uri uwa mbere, uri hejuru, uzabikora, uzabishobora, nubwo haba hari ibyamunaniye, kiriya cyizere burimo kumwubakamo kigenda kigahindura ubuzima bwe. Rero ahangaha turahagarara, tugafata ubutware, tukayobora abana bacu, tukayobora mu isengesho. Ibintu byose tubona hano hanze bitangirira mu mwuka. Rero mu mwuka uratangira ugategeka, ukayobora intambwe ze, ukodaringa steps ze, ukavuga icyo ushaka ko azaba cyo, ukavuga urwego ushaka ko azageraho, umva, ukamurema, ukamwuzuza mu buryo bwo mu mwuka. Umva, biragenda buhoro, biba, ukazajya kwisanga uwa mwana yarabaye nk'icyo wahoze umusengera. Ariko iyo duhora tubaturaho amagambo ari negative, amagambo yo kudashobora, amagambo yo gutsindwa, amagambo y'ubugoryi, amagambo dore ugiye kuzaba ugiye kuzaba ikirara nka wa mwana wo kwa runaka, dore bigiye kuzagenda gutya, ibyo ngibyo biramwica, bituma atagera ku kigero yagombaga kuba ageraho. Ariko uko umufite ni nk'umwambi mu biganza byawe, umurase kure, umurase hejuru y'ibiyobyabwenge, umurase hejuru y'ibitwaza abana igitugu byose mu gihe turimo, umurase hejuru ya generational curses, umurase, umva, umutumbagize ku buryo n'umwanzi uzamushaka atazamugeraho. Nakagaruka rero, Imana nidushoboza tuzongera gukora igice cya kabiri kuri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha.